Firdausi ni umusista yari mu buzima bubi bukomeye cyane ndimbati ubwe yirengagizaga kuko ubuzima bari babayeho abana bashobora kutarya ngo banywe babonaho kurambika umusaya nyuma yaho aza kumbwira nyine gahunda uko imeze arambwira ati se nabigenza gute kugira ngo mbashe kubona ubuvugizi nsangara umuntu wahuye n'ikibazo kandi buriya ngiye kuko nabyaye nanjye ndi umubyeyi narabirebye nsanga ibyo akeneye byari byo njyewe nyine umusore na nimba aho ndi free nta n'umuntu ngendaho ariko nyimaze gukora umuryango nubatse umuryango mura n'ibibazo bitandukanye ndabona maze kubyara umwana wa mbere duhuye n'ibibazo biteye na gutyo madamu kugira ngo arya byibe kandi buri kimwe cyose gihari ahubwo agitwite wa mwana n'ibibazo yahuraga nabyo agira bamuroze atwite umwana yonka bwa burozi mbese agitwita inda ya kabiri yahuye n'ibibazo indi mugwa nabi cyane abyara igihe kitageze afite amezi 8 umwana ajya mu bitaro nyine bahandi bamwongera nyine muri koveze hashize icyumweru umwana atahe umwana apfira kwa muganga ku bitaro byo kumuhima nyuma y'icyumweru gishize madamu nawe mugenge gusenga numva telefone iramamagaye arambwira ati mama Gikundiro ari muri koma ngiye kumva numva nyuma y'umunota umwe birarangiye umwuka ushizemo tujya gushyingura ndataha maze gutaha njya mu cyumba ndikingirana hari imiti yakundaga kunywa y'ibinini bitandukanye nari ngiye kwiyahura ndi mu cyumba mpita mvuna mu rufunguzo abaje kumerekeza nyine ngo bafate mu mugongo bari muri sale bazi ko ari ibintu bisanzwe bya binini bishyira ku buriri maze kubishyira ku buriri ari byinshi cyane batindiye kubinywa nyinge ngaragurike nanjye mpfe n'uburi n'ahantu nsigaye ibaze kuba nateretse imiti aho ngaho nafashe tagiti yo kuvuga ngo iyi miti ndahita yose nyinywa nyirangirize mu nda nimara kuyangiriza mu nda ubwo nanjye nshaka nongera gute nanjye nipfira n'uburi naho nsigaye. Yes, reka nizere ko mumeze neza, nizere ko mukomeye cyane muri amahoro mushima Imana. Ndi Albert Niyonsaba kuri kamera ndi kumwe na Kibro n'ugiye kumfasha kugira ngo iki kiganiro kibagereho cyujuje ibisabwa, bwo ndavuga amajwi kimeze neza ndetse n'uburyo bw'amashusho muri kuyareba akaryohera amaso nta kibazo na kimwe gihari. Kuri screen zanyu mwamaze kubona umusore tugiye kuganira, tubwira byinshi bitandukanye, sinzi niba ari umusore turaza kubimenya. Uyu mugabo mureba hano ubwashize yampamagaye anyaka nimero ya Sabe wo ku Isimbi TV. Arambwira uti mpa nimero ya Sabe, mfite ikibazo kabisa nshaka mfasha. Ariko ndamubwira ati se niki? Ati hari umuntu twahuye ubabaye cyane ndetse cyane. Ubabaye rero ni Firdausi. Mwaje kumenya wa mukobwa waje gutuma Ndimbati afungwa kubw'ibyo yari yakoze. Ntago yatumye afunga ahubwo ibyo yakoze nibyo byamufungishije. Biza kurangira rero umuhaye nimero ya Sabe avugana na Firdausi nyine inkuru ijya hanze, ariko nari ntaramenya yuko twebwe bagiti yanze inkuru, naje kubimenya nyuma. Uretse ko naje no kuvugana na Firdausi arambwira uti ntago ari bagiti wenyine, nari naragejegeje abandi banyamakuru benshi bashoboka, ati niyo mpamvu nshimira Sabe cyane baranze kumpa ikiganiro kuko nababwiraga bagita babwira Ndimbati akababuza. Biza kurangira Sabe anyakiriye. Uyu mugabo rero mureba kuri iyi screen niba ndavuga ngo niwe nyirabayazana, sinzi ko ndi wivuge, ariko niba nyatse nimero nyine za Sabe ndazimuha za Firdausi baravugana inkuru ijya hanze. Tugwaye ikaze kuri Big Town TV. Murakoze cyane. Umeze neza? Tumeze neza cyane. Murakomeye? Turakomeye. Murashima Imana? Turashima Imana. Yego, n'ubundi turatangira tumenya amazina yanyu. Nitwa Murigande Venera. Ku izina ry'umwana nitwa Papa Gikundiro. Papa Gikundiro. Ya turaza kubigeraho, nani navuze ngo ntago ndi status yawe. Ariko nyine uramwibutse nitwa Papa Gikundiro. Papa Gikundiro kari ari ryo nkoresha. Bwashize uramamagaye uramwibutse nimero za Sabe, hari umuntu ufite ikibazo. Nza kumenya ko ari Firdausi nyuma, ariko ntago wari wabimbwiye. Nanjye sinibutse kukubwira atese ko ndi umunyamakuru icyo kibazo wakimbwiye akari ngiye wafashe uwo muntu. Ntago nabyibutse ahubwo naje kubimenya nyuma. Firdausi mwahuriye hehe mwamenyaniye? Firdausi ni umusista
kuko agaragara nk'umwana mutoya. Nari ndi ahantu ngiye gufata fanta bisanzwe ahantu yakoreraga. Maze kwicara ndamubwira nyakira, aranyakira. Amaze kunyakira, aryo umuntu ashobora gusaba umuntu ikiganiro cyangwa se ashobora kwisanzura ku muntu. N'umuntu ntari nzi nyine bisanzwe biraho. Ndangije aza kumbwira, nyuma yaho aza kumbwira nyine gahunda uko imeze. Arambwira ati se nabigenza gute kugira ngo mbashe kubona ubuvugizi, nsangara umuntu wahuye n'ikibazo. Kandi buriya ngiye kuko nabyaye nanjye ndi umubyeyi, narabirebye nsanga ibyo akeneye byari byo. Uribuka ko nakwatse nimero kuri telefone, nimero yasabe ko Firdausi yaje kunsobanura ko iriya ngo ibiri ku kiganiro yasabe yari yaragerageje biranga. Ni ukuvuga ngo ubundi njyewe ni ukuvuga ngo nimero iri ku kiganiro cya Sabe twarayihamagaye biranga kuko tuziranye njye nawe. Ndangije ndaguhamagara uma nimero ya Sabe, nta n'ikintu nigeze ngutangariza hanini. Ariko nyuma yaho nyine uza kumbaza ibintu bijyanye gutya na gutya se yakiye iki bitewe na gahunda nyine mamwe ifite nk'itangazamakuru murabizi. Gutya na gutya bitewe n'ubuzima nanyuzemo kandi ngomba gufasha umuntu uko byashoboka byose. Mpamagara Sabe, maze kumuhamagara Sabe muha nimero za Firdausi maze kuzimuha, maze kumuha nimero za Firdausi. Sabe aramuhamagara, bakorana ikiganiro nk'umuntu wahuye n'ubuzima bukomeye kubw'ibibazo byamubayeho. Ni muri urwo rwego. Yego. Wenda reka tunabiveho tureke kubitindaho. Kugira ngo wowe ufate initiative y'uko ugomba guhuza Firdausi n'itangazamakuru, waramubonye ari mu buhe buzima? Yari mu buzima bubi bukomeye cyane. Ndimbati ubwe yirengagizaga kuko ubuzima bari babayeho, abana bashobora kutarya ngo banywe, babonaho kurambika umusaya, umwana akeneye amata, umwana akeneye icyo kurya n'icyo kunywa. Abantu b'ababyeyi, abantu bakurikirana ubuzima bw'umuntu, abantu bareba uburenganzira bw'umwana nk'ababyeyi yaba ari ku isi yose, barabizi abana uburyo baba babaye akiri batoya, nawe wakagira impuhwe z'abana. Ni muri urwo rwego avuze ati kame mbaya reka ni pfe kwihamba nake nimero aha bigende gutya, ariko ibyo bintu bigerweho. Ku bw'amahirwe Murungi Sabe nyine urabona ko ajya yitanga, abandi hose aho byananiranye we akaba ari we ubikora. Arabikora, bamukorera ubuvugizi nubwo bitaracamo neza, ariko nkeka ko wenda ubuzima abayeho atari kimwe n'ubwo yarabayeho mbere. Muri urwo rwego rero niyo mpamvu nabikoze gutyo. Gusa n'umuntu twamenyanye gutyo bisanzwe. Wumva story ye, wumva story ni danje nta handi hantu. Gusa nawe ugira umutima wa kimuntu, kumva ubuzima bw'umuntu nta kindi wakamufashije mu bw'ubushobozi, wowe ubwawe wakwibwiriza ukavuga ati wenda hari icyakorwa. Kuko urabona iyo biza kujya mu kurega cyangwa se kujya mu mategeko byari gutinda bitewe n'ubuzima abana bari bariho, cyangwa se n'ubuzima bwe yarabayeho. Ni ibintu bitari gukunda, byari gutinda. Niyo bitajya ku karubanda reka ndeke ko bitinya, birashoboka ko bitari kugenda neza ku ruhande rw'umukobwa, n'undi byari kugenda bamucisha mu makoni. Bijya bibaho nubwo abantu benshi babyirengagiza. Ariko hari abantu nyine, niba navuga ngo hari abantu babura kivugira bitewe n'uko bameze, niko nabyita. Wenda umuntu akakutsikamira yitwaje icyo ari cyo cyangwa icyo afite, nabyo bijya bibaho. Hagati aho reka nshimire Sabe, umunyamakuru mugenzi wacu, nkuru yarayikoze, nanjye nari kuyikora. Bwashize nandi kubaza boss ati kuki utayikoza, arambwira ati editorial nyanjye wenda ntibyawe cyangwa ibiki n'ibiki. Abakuri ikiganiro kuri Big Town TV barabibonye. Ariko ngira ngo Firdausi yari yambwiye ko ndetse yahamagaye Bakti abana bafite amezi 8, ubu bagize umwaka umwe n'amezi 7, urukumva hanyuzemo amezi 10. Yari yarihanganye kuko
twaraganiriye nubwo yambwiye ko ikiganiro kuri Big Town bidashoboka ariko twajyanye ikiganiro kiri privé yambwira ko abana bari babayeho nabi mwayo mezi yose n'ibiki. Reka tubivireho rimwe, nshimire buri wese wagize uruhare kugira ngo Firdaus abe yahabwa ubuvugizi cyangwa se abe azabona ubuvugizi uko byagenda kose ari ukumbwira ngo ubuzima yarabaye mu mbere wari wamusanzemo ubu ntabwo akiburimo. Imana ishimwe cyane. Reka ahubwo twigire ku buzima bwa Murigande. Wabonye umuntu ubabaye wumva igishika kiraje wumva umugiriye impuhwe, hari aho bihure n'ubuzima bwawe ko wenda waregeze ubaho ubabaye ku buryo ubona umuntu ubabaye ukamugirira impuhwe? Wakuze ute? Wavukiye he? Uvuka mu bana bangahe? Ubuzima bwanjye navukiye mu karere ka Kamonyi, umurenge ni Gacurabwenge, akagari ni Gihinga, umudugudu wa Ryabitana. Navutse mbayeho mu buzima bwiza, tugira ubuzima bwiza bukomeye cyane. Mu rugo barabakire, babayeho neza, batuye batuje, batunganiwe. Jenoside y'94 iza gutera, iraba mu rugo, ubuzima twari dufite burahinduka, baradusenyera. Muzehe Jenoside imugiraho ingaruka, aza guhura n'ikibazo, baramukubita aramugara bitewe nyine azira uko yavutse. Ubwo ngubwo nyuma yaho Jenoside irangiye, ibyo twari dufite byose birashira bitewe na Jenoside. Tubaho mu buzima bubi cyane cyane bukomeye. Nyuma yaho muzehe aza kwitaba Imana azize ingaruka za Jenoside. Ubwo amaze kwitaba Imana yazize ibintu bijyanye, hari hageze igihe cyo kwishyuza imitungo. Urabona ko bacika cumu bari bageze ahantu bavuga ngo bariho imitungo. Bo babaga bazi abantu babangirije cyangwa se babajyanye ibyabo. Arishyuza, amaze kwishyuza nyine kwa kundi bavuga ngo babishyure. Arishyuza, bamwe baramwishyura, abandi banga kwishyura, ariko bageraho baramwishyura, ariko nyuma yahaza kubivura. Baramuroze bitewe na yari yaramugajwe na Jenoside, ariko nyuma yaho amaze kwishyuza imitungo. Gusa twari tubayeho mu buzima bubi Jenoside irangiye, tubayeho kandi imbere twari abakire, tubayeho mu buzima bwiza, dufite inzu nziza, dutuye ahantu heza. Ariko intambara irangiye tubaho mu buzima bukomeye, ubuzima bwo kuba mu nzu nk'umuryango, turya rimwe, tukaburara se, tukabwirwa se, twagira amahirwe tukarya. Muzehe nyuma aza kwitaba Imana bamuroze azize kwishyuza imitungo yo muri Jenoside 94. Njye nari umwana muto niga primaire aho bita ku kigo cy'Igihinga. Nza kuvamo kubera ubuzima, nkazajya mfasha mukecuru gukora imirimo, ariko muzehe yaramugajwe na Jenoside. Nyuma yaho kwa kundi kwishyuza imitungo bije niho baje basanga bamurogeye mu kigage. Amaze kwitaba Imana, nanjye icyo gihe nari ndi kumwe nyine na papa na mukecuru n'abandi bose bari kwiga, ariko ari ngiye wavuye ku ishuri, mva mu ishuri, we wambaje gufasha mukecuru ko muzehe yaramugaye. Amaze gutaha nibwo bamwishe, amakuru yose amaze gusakara, avuga ati nuriya muhungu we nawe ntago azasigara. Mpita mfata umwanzuro wo kwakira agakiza. Ariko umunsi yapfaga nibwo nagize ikintu kinkomeretsa, nibuka Imana, ntabwo nari nzi Imana. Twajyaga gusangira inzoga, tugasangira icupa, ariko bagiye kumushyingura nibwo nibutse yuko kuko hari ahandi hantu umuntu agomba kujya. Iriya ndirimbo ya 82 ivuga ngo umwami wakomeretse, barayiririmbye bari kumushyingura. Bamaze kumushyingura ntekereza ku ahagiye, ntekereza uko bimeze, bitampindukira. Nyuma yaho
bavuga ngo nuriya nawe nagasigaye nawe baramurangiza kuko nyine twasangiraga inzoga muri rusange tugasangira ibintu byose bitandukanye. Nuko rero ugera ubwo wakira agakiza wari uvuyemo ibyo ngibyo nyine urukumbwira uti nasangiraga na papa inzoga ariko batangiye kuvuga ngo bazandoga nakira agakiza. Maze kwakira agakiza nibwo navuye mu byo nari ndimo n'igikundi twagendanaga aho ngaho muri quartier aho bita Gihinga. Ako kanya njyaho nyirezwa bita ku Nkuru Nziza Kamonyi, haze kubikirizwa ku Nkuru Nziza Kamonyi. Umuyobozi wari w'itorero yari mukuru wanjye, yari pasteur. Ntabwo nari nzi iby'Imana ariko nanjye maze kubona aho umuntu ajya bitamindukira ngenda nakira agakiza, mbo muririmbyi, ndabatizwa, mbo mucuranzi, babandi bari kundoga baburizwamo. Ubwo nyuma yo gukizwa no kwakira agakiza ncuranga ndi umuririmbyi nibwo navuye Kamonyi ndimuka nzi Kigali. Maze kwimuka nzi Kigali nibwo nageze Kigali nyura mu buzima nabwo butandukanye butari bworoshye. Nk'ubwo nahuriye hamwe no mu cyaro narakakaye, ubukene ari danje, inzara ari yose kandi narabayeho mu buzima bwiza. Buriya gukura kuba muto uri mu buzima bwiza waza bitewe n'ingaruka za jenoside ukaza kaba mu buzima bubi. N'ubuzima bubi bwari bukomenye ni mu cyaro nararwaye amavunja, yewa nambaranye nagiye ntwara amavunja. Aragenda aranyica byataye. Ariko nyuma yaho uko ngenda nkura birashira. Muzehe harapfa mbona kuza Kigali nakire n'agakiza. Maze kwakira agakiza nibwo naje Kigali, nzi Kigali nangira ku kazi ko gukora jardin. Kuko nari ndi mu cyaro nkora ibintu bijyanye n'ubufundi n'amajaride. Nzi Kigali ari umumama dusengana wari umaye akazi, aravuga ati ngwino ukora ikiraka uze kuba kwa mukuru wawe, ubwo nikirangira uzasubira mu cyaro. Ariko ku mugambi w'Imana yari umugambi w'Imana yuko ngomba kugoma Kigali. Sasa nyuma bimaze kuba gutyo ndakora akazi ka mbere kararangira, akazi ka kabiri bamakandi ahantu babona nkora neza bakamakandi, ahantu babona nkora neza bakamakandi, bigenda gutyo na gutyo. Nyuma yaho ibintu bijyanye no gukora amajaride biba birarangiye. Bimaze kurangira uko nabaga kwa mukuranye mukurangira bati rero sasa maze kumenyera Kigali nakuntu asubira kuba mu buzima bwo mu cyaro. Maze kumenyera Kigali reba ubundi buryo wabigenza. Njya kwiga mekanike. Maze kwiga mekanike ndagenda ndayiga neza ndabimenya. Maze kwiga mekanike mbimenye njya gukora mu igaraje. Maze gukora mu igaraje ndagenda mu buzima nyine buciriritse, ari handi naryaga ngeze mu rugo nkarya rimwe ku munsi kubw'ubuzima nanyuzemo. Kuko nakikishije amashuri bitewe n'ubuzima mbere nari naranyuzemo. Ariko nyuma yaho ngeze Kigali nyine kwa kwirwanaho n'iki n'ingaruka z'iki byose n'ubukene niga mekanike. Maze kwiga mekanike njya mu igaraje kuko buriya umwana wakubititse ariga akamenya, yajya mu igaraje agakora akamenya. Ngira amahirwe ndiga ndamenya, nkora mekanike ndabimenya, bingirira umumaro. Bimaze kungirira umumaro ndagenda ndakora ahantu nakoraga kuri station Igikondo bita Hashi. Maze gukora kuri Hashi ndagenda ndakora ibintu bitari kugenda neza ariko kwihangana nyine, ariko mba kwa grand frère. Maze guhura n'ubuzima buteye gutyo, nyuma yaho haza umugabo w'umuswediniye ndamushimira cyane. Ni umunyarwanda wo muri Swede ufite ubwenegihugu bwa Swede, yitwa Rukundo ariko ku izina tumwita Love Milita. Niwe waje kuri station bitewe n'amakuru yaho nakoraga yuko ndi umukozi mwiza, umukozi ukora neza. Araza bati ndashaka umuntu bita Murigandi.
njyewe yaje ayoboza ndashaka umuntu umeze gutya na gutya ndamubaza mu bantu dukorana ninde ushaka arambwira ati umuntu umeze gutya na gutya ndamubaza izina ntaryo uzi arambwira ati ntaryo nzi n'uwitwa gutya se wapi n'uwitwa gutya se wapi n'uwitwa Murigande se ngo okay ngo nuwo ari wo mubaza ari ngiye umubaza nsanga ni ngewe kuko aho ngaho nakoraga ari nk'ibiraka nyine bisanzwe ariko nzwi bisanzwe n'amafaranga menshi ninjiza abarambwiye ati ndashaka gushinga company ikora ibintu bijyanye na vidange graissage pneumatique ariko numvisha amakuru y'uko uri umukozi mwiza tumaze guhura arambwira ati rero mbanza ukora akazi tuze kuvugana ku mugoroba za saha tuvugana ko turi buhure saa moya za nimugoroba isaha namubwiye ati ko ndi bubonekiriho niho hese hagera n'imodoka ubwo urumva inzira z'Imana bari hatari yego arangije saa moya bangezeho arambwira ati njyewe ndashaka gufungura igaraje ahantu kuri sitasiyo kandi niwe tugomba gukorana kandi nanjye nari narakakaye nyine nubwo nahimbwaga amafaranga nari nyafite ndi umusore yandi nyine abasore baba bafite bisanzwe yakurwanaho yo kurya uducapati udushyimbo wenda kwambara ibyo bisanzwe ariko nta avenir ufite ngo uziyubaka ryari uzakora mbese uzatera imbere ryari uzakora amafaranga afatika ryari arangije ndamwemerera mbisaba n'abantu b'umuryango bamwe ati se ko ari umugabo waje gutya na gutya yamurangiye ari umuntu wamurangiye gutya na gutya twakoranaga mve ko kazi ndiho nimukira ahandi ubwo ngubwo barambwira ati rero niyo bifite gahunda wimo kugende fata umwanzuro wo kugenda gukorana nawe dutangira umushinga wo gukorana ibintu bijyanye n'igaraje dukora vidange graissage pneumatique turatangirana ibintu bigenda neza akamemba neza anyishyura neza nta kibazo ukanamwiba oya ntabwo namwibaga kuko buriya abakira ahantu nabo mbagire n'inama iyo umukire aguhemba make igira inzara yo kumwiba ariko iyo umukire aguhemba neza akumenyera buri kimwe ntabwo ushaka kugira inyota yo kumwiba cyangwa inzara yo kumwiba ariko niba ukora kuri hanjye ukorera ku jisho ubona guhemba nipfa n'ikizi nta kuntu umukozi atakwiba bagire n'inama bakiraho muri hose arakwiba cyangwa se atabona opportunity yo kukwiba akajya yica akazi ngiye akazi rero nagakoze nk'akanya amemba neza amenyera buri kimwe ku buryo njya kwimuka mba mu cyaha hafi nzigahanga kuko igaraje niho riri narimutse njya kwimuka mva mu rugo yanyishyuriye inzu amezi 6 amezi 6 atagomba kuyakata ku mushahara angurira amatera angurira nuza yose ikenerwa buri gikoresho gikenerwa mu rugo cyose arakingura ati mu kujye gukora akazi nagakoze ntuje meze neza nahembwaga 2014 ni 2014 nahembwaga desa ngenerwa rasiyo ya 2 ku munsi atari kuri ya desa amiri nkora neza mbona amaprime mbona ibintu byose bishoboka ku buryo n'igihe cyo kwenjoyinga navanye amafaranga yo kwenjoyinga akayaguha wajya gutegereza kazakata ku mushahara ugaheba ubwo muri ibyo nakoze ubuzima burahinduka nyiva aho ngaho n'ubuzima bubi nari naranyuzemo nkora akazi karademara mera neza cyane nakoze umwaka n'amezi nk'atanu atamemba navuze ati ngewe uzanyishyurira rimwe umwaka n'amezi 5 ataguhemba atamemba mvuga ati ngewe reka nkore kuko nabonaga ibyo bibiri nkabona n'utundi dupureme ku ruhande n'amadepanaje nagiyemo icyo gihe nabonaga amafaranga menshi nk'umukanishi abakanishi benshi barabizi
umwaka n'amezi 5 ushira narahemba. Nari mfite umusista nkunda nyine twakundanye kuva yiga segonderi. Buri rukundo rwa kera ntago ari kimwe n'urugubu. Kera wakundaga n'umuntu imyaka 6 igashira. N'ubu birashoboka ariko. Ubu birashoboka ntawamenya. Ntawamenya noneho kera umukobwa wamukundaga ari kirazira kuba yakwaka ikintu, kuba yagusaba usibye wibwirije, ariko ubu uhita ujya kuri kondisiyo ziteye gutya. Niyo ukundanye n'umusista arakubwira ngo nkeneye ibi, ariko urukundo rwa kera rutandukanye n'urw'ubu. Nibyo kameramani wanjye ndi kumva abantu utari kubyumva kimwe. Yego tubyumva kimwe. Ubwabona afite umukunzi w'iki gihe afite utajya umusaba ibyo ngibyo byose. Birashoboka abo umwe agatukisha bose, kuko buriya mu bantu 100 ntihaburamo 10 bazima. Nuko rero boss wawe umaze umwaka n'amezi 5 ataraguhemba amafaranga, guhemba 200, umwaka n'amezi 5, waramubwiye uti yamere rimwe, byagenze biti? No kuvanga aya mafaranga ikintu yarateganyirije. Navuga ati nk'umusore maze igihe kinini ko umusista twakundanye imyaka igera muri 5. Reka nyabike nzakora ubukwe. Kera nari nzi ko gukora ubukwe urabizi kuri buri musore wese ukoze ubukwe nyine aba ari igikorwa agaragaje gifatika mu muryango, yaba muri rusange mu bantu bamureba cyangwa se n'imbere y'Imana. Ubwo nanjye mfata icyemezo cyo kubika amafaranga gutyo na gutyo. Igihe kigeze tunyura mu bintu byose by'umurenge, ibintu bitandukanye, amafaranga arayaterura cyarimo. Yaguha amafaranga miliyoni zingahe? Ukuvuga ngo yari umwaka n'amezi 5 ubara kuri desi. Ufite umva amanota arimo. Ari mangaye? Miliyoni 3,400,000. Amaze kumba amafaranga nibwo nahise gahunda y'ubukwe narayipanze narayiteguye. Nibwo nahise mpanga navuga ati ndagenda nkodesha inzu, ngure saro, ngure utubati, ubundi nsabe nkwe ubukwe bugende neza. Mbikora nk'uko byateganyijwe, mbese amafaranga yari ahari, pana kuvuga ngo wenda ndemera inkwano ngo niburangiza ngo bukenyi buri. Ninjya mu murenge ngo bukembura amafaranga yo kwishyura umurenge se cyangwa reception, ibintu byanye n'ibyo. Nakoze ubukwe bwiza, ubukwe bwari bushimishije cyane. Nari nzi ko gutera imbere k'umusore cyangwa se k'umugabo, k'umusore ukuva mu busore akajya kuba umugabo, akaba yatera imbere akubaka umuryango. Nubwo nari nzi ko hari iterambere rifatika, ariko simenye neza yuko iyo ushatse hari indi mitwaro ugomba kwikora n'abantu bagomba kukugendaho bitandukanye no kutekereza. Njyewe nyine umusore nanimbaho ndi free nta n'umuntu ngendaho, ariko nyimaze gukora umuryango, nubatse umuryango, mura n'ibibazo bitandukanye. Wana ndabona ngo ubukwe bwiza abantu benshi bishimiye. Abatewe n'ubukwe bubaye mu mibereho ye ku rusengero ahantu nasengeraga ku Kamonyi, kuko je nasengaga numva nari mfite ne ku mafaranga. Navaga Kigali ngajya gusengera Kamonyi buri munsi, buri cyumweru ngajya gusengera Kamonyi. Habi bikorwa runaka nkitanga bitewe n'amafaranga nabaga mfite, bitewe n'uwo mupapa uri Burayi nyine wamaye akazi. Ubwo ngubwo bimaze kuba gutyo, ngo ubukwe bugenda neza ku buryo n'ibintu byabuze mu bukwe. Hari umumanager twakoranaga ari we muramu uwo mupapa, aravuga ati genda mu bukwe bwa Murigande, ikiri bubure cyose ugitange turi bubivugane mu nyuma. Niko byagenze. Umva ubukwe bugenda neza nk'uko baherekeza, mbese nk'uko uri hagati ugaragiwe, nanjye niko nari imeze. Kuko cyo gihe twega haragezweho amategiseri. Mfite amategiseri 2 yanagenzemo. Ubukwe bwari bwiza cyane bushimishije buri wese, abona akavuga ati yewe uyu muntu niwe atari umwana wa minisitiri, akora mu buyobozi butandukanye, ariko ari kubera Imana yagize neza kandi nabayeho mu buzima bukomeye
abantu bose batashobora kumva. Imana kumindura amateka maze gushaka. Ndakeka neza ibihe byiza nashatse 2018 mu kwezi kwa tariki ya mbere z'ukwezi kwa gatandatu 2018. Ukwezi kwa buki kwagenze neza mu gihe abandi bageni bahura n'ibibazo bashyingiwe ngo babuze ibyo kurya, ngo babuze ibyo kunywa, ngo babuze kwishyura inzu, ngo ubukwe bwarabakonsonoje, ngo bwabamazemo amafaranga. Njye ntago ariko byari biteye. Prime yanjye yagumyewe, amafaranga agomba kungenera njya ku munsi. Amafaranga y'ukwezi agumaho ukwezi kwa buki n'amazima. Byari bimeze neza, ibintu byari bimeze neza. Gusa no kuvuga ngo meruka ubuzima bwiza no kujya mu kwezi kwa buki se no kwishimana n'umudamu kuva tukibana 2018 tariki ya mbere z'ukwa gatandatu. Akimara gusama nta kibazo twari dufite, twari tubayeho neza, nta kibazo, nta n'ingaruka zihari. Ariko ingaruka zacagamo nuko aho twabaga bwacyaga baduteza ibintu bitandukanye. Tukabona ibintu bateze, yajya gusenga akavuga ati Imana ibi ni. Ariko noneho nyuma yo kubyara, amaze gutwita byayo, niho nahuye n'urugamba. Meruka mbese kubaho neza gitwita, ariko akibyara umwana wa mbere agenda mura n'ibibazo, ndateseka cyane, mura n'ibibazo bikomeye. Umwana avuka, umudamu yabyaye bamubazi. Bamaze kumubaga, umwana avukana ibibazo by'amabronchite. Abaho nabi umwana wa mbere, avukana ibibazo by'amabronchite, akagenda arwaragurika. Saa sita z'ijoro tukajya kwa muganga kuvuza. Kuva akibyara naramuvuje kuva ku kwezi kwa mbere kugeza ku myaka 2. N'ubu ngubu biri kugabanuka, ariko nabwo ndacyamuvuza umwana wa mbere. Maze kubyara umwana wa mbere duhuye n'ibibazo biteye na gutyo na gutyo. Madamu kugira ngo arya byibuye kandi buri kimwe cyose gihari, ahubwo agitwite wa mwana n'ibibazo yahuraga nabyo agira, bamuroze atwite, arabyara umwana yonka bwa burozi. Madamu afite uburozi agenda yuma, wo kugira ngo arye kandi buri kimwe cyose gihari, agenda yuma, agenda yonga. Akajya gusenga akavuga ati Imana ibi ni. Hano yagiye gusenga, Imana iravuga, hano yagiye gusenga mu cyumba, aravuga ati uri umugeni ugiye gusiga uruhinja itahiri. Ibyo barasenga bivaho. Bimaze kuvaho, nanjye mfata amasengesho y'iminsi, biravuga ati Mana bikureho, ibyo bivaho. Ariko umwana tukagumeza tuvuza buri munsi. Nta faranga riregama mu rugo. Ayo nabonaga yose nkajyana kwa muganga, ayo mbonye yose agenda mu cyumweru ashobora gutanga amafaranga 150 yo kuvuza umwana. Ari boss nkorera umfashije, ari amafaranga mbonye akagenda ameza amafaranga nkavuza umwana. Na n'ubu ngubu hari inshingano z'uwo mwana gifite kuba muvuza, avuzwa muri prive bitewe n'ubuzima nanyuzemo. Uro nyuma yo gukora ubukwe, njye nubwo nigeze mbaho mu buzima bushimishije uko abandi bantu babaho, bakubaka umuryango bakanezera. Gusa tugikora ubukwe umuryango warubayeho neza, unezerewe, ntacyo kurya ubuze, wishyura inzu neza mu gihe abandi babibuze, twebwe tubifite. Ariko nta mahoro na make twigeze tugira bitewe n'ibibazo runaka nanyizemo. Gikomeye cyane. Nagize kuvuka nsanga bacu turi abakire, za guhura n'ubwo burwayi bukomeye, biza kugeraho byaje kurangira biteye iby'umudamu n'umwana. Umwana n'ubu ngubu batubwiye uti uracyavuza, hanyuma madamu we ibyo byakomeje bite? Ni ukuvuga ngo nyuma amaze kubyara umwana wa kabiri, nibwo mbese agitwita inda ya kabiri yahuye n'ibibazo, indi mugwa nabi cyane. Abyara igihe kitageze afite amezi 8.
gusa yabyaye neza batamubazi. Abazi kubyara neza batamubaze, umwana ajya mu bitaro nyine bahandi bamwongera nyine muri koveze, tubona bimeze neza nta kibazo. Arangije hashize icyumweru umwana ngiye kumva njye nari ndi mu rugo, bo bari kwa muganga bategereje wenda kuvuga ngo icyumweru kakirangira uko bigenda, umwana atahe, umwana apfira kwa muganga ku bitaro byo ku Muhima. Ubwo ni ikibazo cy'amarozi yazize nyine yose ari mu nda. Turataha tuzi ko twiyakiriye, abantu baba bati byibura ko umwana wenda byibura atashye nimwiyakire wenda musubirane ubuzima mugiye gutekana. Ubwo ngubwo kandi uwa mbere nawe ariko ifite ikibazo nabo rwaragurika. None hamaze kwitaba Imana haciyeho icyumweru, arangije nyuma y'icyumweru gishize madamu nawe mu gihe baramuvuje, twaramuvuje ahantu hose bishoboka mu mapirive, tumuha buri kimwe gishoboka, tumuvuza ahantu hose hashoboka, amafaranga umuntu yabonaga buri munsi atandukanye, nta kintu umuntu ashyira ku mufuka. Arangije nawe haciyeho icyumweru, ijoro rye kwitaba Imana nawe ari bupfe. Hari umuntu wari wagize ibyago arwajije umudamu, aramubwira ati se ko uyu muntu yari muramu wanjye, umudamu nawe ameze nabi. Arangije aramubwira ati se ko utagenda ngo ufashe aba bantu ugende mu basengere, ngo nawe ko bakunda kuza bagusengera kugira ngo urebe ko mwaramuka mubeho, ngo bimeze gute na gute, ngo genda. Twiriwe tuganira. Arangije ngiye gusenga, njyanye n'abandi gusengera uwo mumama umudamu wa muramu wanjye. Ubwo ngiye kubona numva telefone iramamagaye ya muramu wanjye w'umusista nyine. Arambwira ati mama Gikundiro ari muri koma, ikintu kiramufasha. Kimaze kumufata, ubwo ngubwo ndahise mahamuka, ntangira gusenga, nasenze ngiye kumva numva nyuma y'umunota umwe birarangiye, umwuka ushizemo. Naranahagera akirekanya amagambo arira, ngafashwe n'ikintu, arumva ameze nabi, bamamagara ngo ninzi. Nyuma y'umunota umwe ngiye kumva, mu gihe tuvuga ngo turagiye, birarangiye. Uri kwitegura kujya kumureba? Ndi kwitegura kugenda kugira ngo njye kumureba uko ameze, ngiye gusubirayo. Sanga nawe birarangiye. Haraciye icyumweru dushyinguye umwana. Icyumweru ubwo urumva ni mu kindi cyumweru, hagati yo kuwa mbere no kuwa kabiri, nawe abagize gute, nawe abaciye haragiye. Tujya gushyingura, tumaze gushyingura ndataha. Maze gutaha abantu barangaseringa, ariko biranga. Njya mu cyumba ndikingirana, hari imiti yakundaga kunywa y'ibinini bitandukanye, byinshi, binini byinshi, ibintu bivangavanze. Bakaba bavuze ati uwo mupapa mumurinde, mumucunge ataza kwigirira nabi, kuko afite shock cyangwa akiyahura. Njye binini ndabifata byose, ndabikusanya, biri aho ngaho byose, byari byinshi cyane, imiti yose ibaho. Muri make wari ugiye kwiyahura, nuko Imana yatabaye. Ndi mu cyumba mpita mvuna mu rufunguzo. Abaje kumerekeza nyine ngo bafate mu mugongo bari muri sale, bazi ko ari ibintu bisanzwe. Bya binini mbishyira ku buriri, maze kubishyira ku buriri ari byinshi cyane, bati ngiye kubinywa nyinge ngaragurike nanjye mpfe, n'ubu nta hantu nsigaye. Mbere yo kubikusanya, ikintu cy'igitotsi cyaraje kinyuramo. Kimaze kunyuramo, Imana iransanga mu bitotsi. Ubwo ni nk'Imana avuze ngo we kwiyahura, irazira kuganiriza, iraziranganiriza, irambwira ngo uyu nguyu ko agiye mu nzira nziza, akaba agiye akiranutse, ngo mbega wowe uragenda mu nzira kimwe n'iyo anyuzemo. Icyo kintu uri kucyumva? Ubwo ngubwo Imana iransanga, irampumuriza. Ibaze kuba nateretse imiti aho ngaho, nafashe tagiti yo kuvuga ngo iyi miti ndahita yose nyinywa nyirangirize mu nda, nimara kuyangiriza mu nda
ubwo nanjye nishaka nongera gira gute nanjye nipfira n'ubundi naho nsigaye. muri make washaka kumukurikira. Ashaka kumukurikira numva naho nsigaye, ariko iteka aransanga ahita nsinziriza, sinzi uko byagenze, amaze kunsinziriza. Ni abantu se basi bazaga ngo bakomange? No, nta muntu ugezaga komange. Ari buriya umuntu waje kugukasanya cyangwa kugufata mu mugongo ntabwo ashobora byose nk'Imana, aho ubusigaye arahawe n'Imana. Njyewe no kuvuga ngo nyigera mu cyumba bambwiye ati mu mucunge, niba ari bazi ko iyo miti ibitse mu cyumba iwanjye, njye wari uzi aho ibitse. Nareba imyenda ya madamu mwumva ndasazi, nareba imyenda y'umwana mwumva ndasazi, nawe ni mwana nawe ufite ikibazo nubwo ari kwa nyirakuru mwumva ndacanganyikiwe, mbura ubuzima neza nta kribi. Cyane Imana yakubaye hafi ubundi. Ndavuga ati sasa aho bigeze reka none nanjye nirangiriza urugendo. Wanatangira gutekereza kuri wa mwana usigaye? Ntabwo ugenda mutekerejeho, ahubwo njye nirebyeho, kuko nararebaga navuga ati umwana nashaka asigare, ni Imana itita ku muniho w'uruhinja. Ijambo ryanditse akimara kumubyara agasigara ni muzima mama w'agapfu, kuko n'ubu navuga ati aramutaye ari uruhinja ataranakura kugira ngo amurere, dore ari kurira abuze mama we. Nanjye numvaga isi yandangiranye, nta handi hantu ho kwerekeza, nta wundi mushaka mu buzima. Ariko Kristo yaraje aransanga aravuga ati igihe iki niki wenda ari ubuzima ugomba gutanga, cyangwa se hari inkuru ugomba gutanga kuri Big Town aka kanya izahindura abantu, igahindura abanyarwanda, igahindura abantu bafite imitima ikomeye ibabaye, igahindura abantu benze kwiheba, igahindura abantu bashaka kwiyahura aka kanya, ikabavana muri bwa buzima bukakaye bubi buri muntu wese anyuramo, muri story y'ubuzima anyuramo, bagahinduka Imana ibashaka mu rugero runaka. Umva bitari byoroshye. Byari byoroshye. Ubwo rero igihe n'iki ngiki ko ugomba kuza kuri Big Town kuvuga ubuzima bwanjye na story y'ubuzima nanyuzemo, n'igihe cyose ubimaranye. N'igihe cyose mbimaranye kuva no kuvuga madamu yitabye Imana 2020 mu kwezi kwa munani tariki 5. Muri make iki gihe nibwo bundi utangiye kubohoka, wumva uragarutse. Nibwo nangiye kubohoka nkavuga. Ni ukuvuga ngo aka kanya nibwo nangiye kubohoka nkavuga ati ubuzima nanyuzemo. Urabona abandi bishimira urugo, bakishimira umuryango mwiza babayemo cyane, ariko ngewe finish ntabwo byigeze bimbaho. Ahubwo nahuye na shock y'ubuzima bukomeye buri muntu wese adashobora gutekereza. Icyo gihe madamu amaze kwitaba Imana, nibwo ibyo ngibyo byabaye. Nyuma nakubwira ngo nshaka kwiyahura, Uwiteka aransanga aransinziriza ambwira byose, ama kwihangana. Amaze kuma kwihangana buracya, ya miti nyireba mpindura icyerekezo nubwo nari mbabaye nkomeretse. Nyuma yaho nukuvuga ngo hari indirimbo yamfashaga iyo najyaga kwiheba, indirimbo ikamfasha, yajyaga imfasha. Ivuga ngo iki? Nagakora si keza ntabwo ninza kukibuka ndakaririmba, ariko ni keza kamfashaga kuvuga ngo umuntu runaka aratashye cyangwa se ibintu bimeze gutya na gutya, ariko kansubizamo imbaraga, kakakugarura mu buzima, kakangarura mu buzima, kakangarura mu buzima. Mwumva ndi kugenda nakira iby'Imana, kuko namaze n'igihe kinini nasubira gusenga, ibyo ndabyirengagiza. Kuko n'ubundi madamu yapfuye asenga, yari abakristu bahanuzi baza, ariko akavanga hano hari umugeni, ngo Imana iragukijije, ariko buri Imana ishobora gukiza mu buryo butandukanye bubiri cyane pe. Shaka kugukiza urupfu rw'iteka, shaka gukira umugeni wayo, shaka kugukiza urupfu mbese bishaka gukiza urupfu rwo kurimbuka. Kavuga ati ndagukijije, ukagira ngo Imana ikijije bwa burwayi bwawe urwaye bw'umubiri, kumbe Imana ishaka kugutunganya kugira ngo uzajye mu ijuru
kuko madamu we yapfuye yiyejeje ari mu bwami bw'Imana ntabwo nshidikanya na gatoya kuko iteka nsanga bati se ko uriya anyuze mu nzira yiwe wowe uranyura mu nzira yandi mbese nugenda muri iyo nzira unyuzemo nusanga atari umuhura biragenda bite mpita numva ndatsinzwe ngura madamu mu gihe turi mu kiriyo mbese kwa kundi uba ukiri mu kiriyo kibabaye umwana nawe hashiwe iminsi nk'ibiri nawe ahita afatwa n'uwo bikomeye mu ijoro yari bupfe umuntu umwe yaraje muramu wanjye aravuga ati ariko se kari ahantu hano n'aha tujya kuvuza hari umuntu muganga nzi mwaretse tukajya gusuzumisha umwana tukareba icyo arwaye kuko n'abandi bapfuye tutazi icyo bazize ariyo ntandaro kumenya ngo bishwe n'iki kuko baririye hamwe cyangwa se byabaye gutya tumujyana ku mukecuru arangije aramusuzuma asanga baramuroze ku bw'amahirwe twasanze ngo ubura ni ukuvuga ngo hari ubura bwari butarangirika kuri ubwo burozi twageze kuri uwo muganga bamushyiramo bamuhaga wa muti we mu kibuno bino akagenda avamo ya micafu y'uburozi wa mwana bwari bukenewe tuyibushyingure ubwo ngasigara buri nyine burundu nibwo nagize amahirwe uwo mumama aravuga ati sasa afata uyu muti muwumuhe iri joro ntacyo ari bubi mu gitondo mu mugaruri tubikora gutyo baduca amafaranga ndakeka agera nko mu bihumbi hafi 150 gutyo arenga ndakeka arenga mu 100 gutyo ari aho umwana turamuvuza turangije kumuvuza umwana bamugenera imiti agomba kunywa amezi ayo 3 kugira ngo abashe kubaho yarazahaye wa mwana wagize imyaka 2 adashobora no gukambakamba turamufata tumuha ya miti maze kumuha ya miti ndayimuha umwana aroroherwa ariko nyuma yo koroherwa amaze gukira uburozi burangiye ya ndwara ya bronchite n'ubundi n'ubuzahare n'ikigumaho igihe cyahinduka nkajya muri prive kuvuza mirongo ingaha akagenda angaha akagenda igihe cyahinduka nuko ngahora muri ayo na za Faisal nageragayo wenda reka dukomeze ubwo buzima nyine bwarangiye kandi pole sana ariko umadamu wawe aratabarutse yitabye Imana uracyari umusore mutoya reka ndeke gukoresha umusore umugabo urapfakaye niba ariko bakoresha simbizi Junior navuze ngo ni fieperi nyuma yaho ngaho ubuzima bwaje kugenda bute ntago wigeze kushaka kongera kwinjira muri relation n'abandi bakobwa ngo we wakishumbushuza n'undi mugore byaje kugenda bite nyuma y'ubwo buzima bwose waramaze gucamo nyuma yaho hace igihe abantu batangira kumbwira ati surumva uzahererwa n'agahinda ugomba bamwe bakavuga ati ba witonze abandi bakavuga ati jya muri ibi ngibi bamwe barandangira ariko bandangira ngasanga ntabwo biri gufitinga n'amarangamutima yanjye cyangwa se nuko mbibona abana bitari kumacinga nyuma yaho nanyuze mu buzima butandukanye saza naje gukundana n'umusista ndamukunda cyane nsanga urukundo rw'iki gihe rutandukanye n'urwa mbere simbizi wenda uko nshobora wenda kutemeranywa n'abantu uko batekereza ariko kugira ngo ubone umuntu ushobora gufitingana n'amarangamutima yawe uko wifuza ntabwo ariko kuri keretse wenda benshi baracyahari bagifite umutima sibyo kavuga ati wenda uyu ni umugabo aje gutya na gutya noneho nyuma y'igikomere duhura nacyo nyuma yo kugira ibyago nk'ibyo ubundi ari igihe ugerenge ku muntu akabanza akakwibazaho akavuga ati se uriya muntu wagize ibyago kuza gukundana nawe wamenye uwa mbere yarazize iki byaragenze biti
ariko nta ni ukuvuga ngo nta kintu na kimwe kibaho tari ku bushake bw'Imana, ku mugambi w'Imana. Kuko ntabwo ari njye wizanye ku isi, si njye wanabiteye, si njye wanabikoze kugira ngo bibashe washatse no kwihekura. ni ibintu biba bisanzwe, ntitugendera mu bintu by'amadayimoni. Wapi, twizera Imana yonyine gusa. Nyine bapfuye ku gaherero nyine ko kuragwa gutyo bisanzwe. Hari igihe umuntu ashobora kuza ko wari wibereyeho ubona ubuzima bwawe bumeze neza. Ubwo rero ku bw'ibyo kugeza na n'uyu munsi ntabwo ndabasha kubona umuntu ushobora kuzuza kumva nyine kuzuza ibyifuzo byanjye cyangwa se n'amarangamutima yanjye uko ngiye mbyifuza. Sinutse abakobwa cyangwa mbatukishe cyangwa se abamama, ariko hari abantu baba barahuye n'ibikomere bitandukanye, hari abantu baba bagifite wa mutima yo kuvuga ati reka nubahe uyu muntu, reka nubahe ibyo ansaba mbikore, mbyubahirize twumvikane. Uwo muntu niwe ubura. Abantu badukurikiye, hari umuntu wiyumvamo ubwo bushobozi bwo kumva ibyo bamusaba bakanumvikana. Ntawamenya, sibyo? Gusa birashoboka, turi ku isi. None se uba wumva aje ukabona mwahuza nta kibazo, washaka umugore cyangwa uracyafite icyo gikomere, cyangwa cyarashize nyine ubonye umuntu mufitingana nk'uko uri kubivuga washaka? Hari ushobora kuba ahari, sibyo? Ariko ataruza amarangamutima y'umuntu yanjye ko nifuza. Icyo kintu wacyumvise? Ndiko cyumva. Hari n'ushobora kuza aka kanya ushaka ati uyu nguyu rwose reka muhanagura igikomere yagize, akabasha kumva amarangamutima yo kukwitaho, no kukwitaho buri munsi uko bukeye n'uko bwije, kandi ibintu bikagenda neza. Njyewe ntabwo ndi wa muntu ushobora kugutoteza, wa muntu ushobora kukubangamira mu bikorwa runaka, ariko iyo twumvikanye biri nyabyo nkabona kuri kuzuza amarangamutima nk'uko mbyifuza, birashoboka cyane. Mu kuzuzanya muri byose, hari ibikomere runaka ashobora kugukiza, hari ibyo ashobora kugufasha runaka mu bikomere wanyuzemo bitandukanye. Ikintu ndakeka abantu bese bari kubyumva. Ni naho nyuma imaze guhura n'ibyo bibazo nkahura na shock itandukanye, nkabura umuntu wankasaringa. Naravuze ati mbere yuko wenda byibura reka nihuzeho gato, cyangwa se reka nze ngire ikintu gishobora kuba kinyubatse, nyikore kimbere n'inzitizi ishobora kunjyana mu bibi, nkore ibishimwa n'Imana. Aribwo narindi muri kamfati ndi umuterankunga we bisanzwe, nyine nk'abana dukorana batuziranye, bafamiliye gutyo. Ngeze aho ngaho ndavuga ati noneho kugira ngo meranwe n'agahinda, reka tuze dukora indirimbo turamye Imana tuhimbaze, ndabakurikira. Aka kanya nkigera muri Comfort, indirimbo ya mbere twari bushutingane niyo yari yabaye nagize ibyago, twakoranye na nuza n'uriya Syntax ijambo ryawe. Nari ndi muri Comfort, bambwira ngo ngwino shootinge dukorane dushutingane, ariko sinaboneka bitewe n'igikomere nari nyifite. Mwumva sinkeneye kuririmba ako kanya, ariko maze kubona uwo ndiwe nicyo ngamije imbere, dukoze indi ndirimbo ya kabiri ariyo twafatanya na Bulldog na Gisa Kinganzo. Bambe Gisa Kinganzo na Jay Polly. Ari ratangiye ngo amarira warize. Wabonye ko muri randirimo ku bantu bayize ubutunzi, ningiye yakinyira story. Warabibonye, urayizi? Numva ngenda mbohoka. Nubwo mba mfite shock, umutima ibyo nahuye nabyo, nkaba narabona umuntu ushobora kunyimura uruguma uko ngiye nshobora kubyifuza, cyangwa se uko ashobora kumvikana nanjye. Buri muntu agira ibibazo byinshi bitandukanye, wanyuze mu buzima bukomeye bugoye, buri muntu wese arabuzi. Iterambere ryari kuzabagirira akamaro riba ryararangiriye mu kuvuze, baze kubushatse wamara kubyara, indi myaka yose ikaba isigaye uri mu gikorwa cyo
kuvuza no kwiyakira ubwawe utaragende ku murongo ni ibintu bikomeye biba bisaba byibura umuntu umufasha wagufasha muri byose kandi akakwibagiza ibibazo byose ushobora kuba waranyuzemo. Yes, reka nshimire abari bakurikiye Big Town TV, reka nshimire na Murigande kandi mubwira akomeze kwihangana. Gusa hagati aho ngaho wari umuntu wakurikiye kino kiganiro ushobora kumva yuje ibyo ngibyo kukubona rero bikaza kugorana. Reka ngusabe n'ubundi utange nimero zawe umuntu ugukeneye abe yakubonaho, turazishyira no ku kiganiro ariko byaba byiza unazivuze. Umuntu yaba akeneye kumara umubabaro se kumara umubabaro ari muri rusange umuntu ashobora kukumara umubabaro cyangwa se kugukasaninga mu bintu bitandukanye. Wenda turetse wenda tutazanye mu by'urukundo se wenda niyo byaba birimo ariko mu buryo butandukanye. Hari umuntu ushobora gukomeza mu ijambo ry'Imana, ushobora gukomeza akabanza gufasha muri ibi, ushobora gukomeza senza gukorera iki, ushobora gukomeza senda yangaje nje guhindura bimeze gutya naho igikomere kimeze nk'iki gutya na gutya wenda byagenda gutya na gutya. Ibyo ni ibintu biri prive nibanga ry'umuntu ku giti cye. Mba mwahuye nubwo mba navuze ibyanjye nicyo gihe nabashe kugira ngo mvuge ibyanjye kuri Big Town. Wabasha kugira ijambo ry'Imana buri kimwe cyose kuko n'ubu mfite umuryango ariko ni ibintu buri umuntu yasigaye ari umwe nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ngo si ngombwa kuba wenyine. Icyo kintu uri kucyumva kandi buriya byageze n'igihe noneho nakumenyesha ngo umwana yarwaraga kuko mbana na ba sisteri babiri nkabona nabo ubwabo byanze nkafata umwana nkamuheka. Byoro biziho nkamushyira mu mugongo. Ubwo uwakenera ubufasha cyangwa se n'uwo nagira n'inama wese n'uwo nakasaringa se n'uwo nkasaringa muri ibyo ngibyo yamamaga kuri 078 74 86 590. Yo n'amazina yanjye muri Gande Venera. Hanyuma rero narindi gushimira abakurikiye Big Town TV n'ababwira ngo mutarakora subscribe muyikore ariko nanone muri Gande uti ndagira abo nshimira bambaye hafi muri ga umwanya n'uwawe nta kibazo. Ndashimira buri wese wagize icyo akora mu byambayeho. Hari benshi bajya bamfata mu mugongo. Ngashimira umupapa umwe we muri Sweden wundi boss wanjye nahoze mvuga. Mushimira cyane na n'ubu ni umubyeyi atwitaho mu bintu byose bishoboka, atumenyera buri kimwe. Hari abavandimwe benshi aruta, hari n'ababyeyi banjye benshi aruta kuko atumenyera buri kimwe cyose gishoboka. Hariya yitwa bamwita Rukundo. Imana imumugisha cyane ariko ku izina tumwita Love yarakoze cyane. Imana imumugisha ari muri Sweden. Nanjye nubwo ntamuzi ariko ndamushimiye. Ni umupapa mwiza twishyurira ibitaro tukavuza ahantu heza adumenyera ibyo kurya mu bushobozi nyine aba afite nacyo ntarenganya. Inzu akayishyura akankasaringa mu bibazo nagize nkabasha kubaho ubuzima butandukanye. Nubwo biba bitoroshye bikomeye ariko Imana izajya imuha umugisha nk'umwana w'umuntu. Imana iramukoresha ashobora kwinubira ibibazo byanjye nshobora kuba mfite ariko kubwo kwihangana ko ni umutima Imana yamuhaye. Ndamushimira n'umuryango we muri rusange aho bari muri Sweden na mama n'umudamu wiwe n'abana uko ibyo akora byose ni umuryango atabyemeye ntibyakunda. Yes, reka ikiganiro tugicumbikishiza ngaha ubutaha muzagira abandi ushimira. Reka uwo mugabo Rukundo tumushimire cyane ndetse n'abandi batiyumvishe mu mazina ariko bari ufite gushimira nabo baziyumva ubutaha. Mwakoze cyane. Albert Niyonsaba ndi kumwe na Kibro kuri kamera.